Muraho mwiriwe neza mwese. Nishimye cyane ariko reka mbanze mbere kugushimira mwebwe mwese mwafashe umwanya mukaza mukamara hano iki gihe cyose muhamaze. Mwashoboraga kuba muri ahandi mukora ibindi bibareba cyangwa bireba imiryango n'abavandimwe banyu. Ndanashimira rero minisiteri ibishinzwe Bizimana ayobora n'abafashije minisiteri kuza hano bakabaha inyigisho zitandukanye. Ndizera ko izo nyigisho zari zikubiyemo byinshi bimaze kubajyamo bihagije kandi bizabayobora bikanabagirira n'akamaro mu buzima bwanyu ubwo ari bwo bwose. Ubuzima aho muzaba muri hose, ibyo muzaba mwahisemo gukora byose, inyigisho nk'izi zigira akamaro, zirakuyobora iyo ubishaka, zikwereka inzira wanyuramo nziza, ntuyobe ngo ujye muri ya nzira Bizimana amaze kuvuga. Bamwe muri mwe kandi mwe muracyari batoya bahuye nabyo bikabagiraho ingaruka. Buriya bigira ingaruka ku buzima bw'abantu igihe kirekire. Hari ibyo by'ubuyobyabwenge, by'ibiyobyabwenge cyangwa iyindi mico nayo yangiza ubuzima, igakoresha abantu ibintu igihe kitari byo, cyane cyane igihe kitari cyo, cyangwa se gukora ibitari byo. Ibyo byangiza ubuzima bw'abantu. Ubu nagira ngo ntarakomeza mbanze mbabaze Ikinyarwanda muracyumva neza? Nishaka nikomereza Ikinyarwanda. Ndabizi ko harimo abo biri bugore ariko ndagenda mvanga n'indimi zindi z'amahanga. Hari izindi tuzi buke buke. Ntabwo nzi Igispanish ariko Igifaransa ndagerageza. Igifaransa numva ikirimo ibyo nshaka mpitamo. Igifaransa kijyanye n'ibyo nshaka ndacyumva, ibyo ntashaka nkirengagiza bigahita simbyumve. Sinzi uwabigishije Bizimana, ninde wigishije aba bana Ikinyarwanda? Kuko Ikinyarwanda usibye mwebwe hari n'abakuru batakizi, ariko amahirwe yanyu nuko yo kuri mwe nuko muracyari bato, mushatse gufata mufata vuba. Ariko abakuru bari hafi kungana nanjye iyo batazi Ikinyarwanda pe urahendahenda ukavuga ugasubiramo, ariko
muzabashyireho porogaramu rwose bajye bagira, ndetse porogaramu yigisha ikinyarwanda bashobora no gukurikirana aho baba bari hose, sibyo? Nka biriya byo kuvuga, buriya yagerageje, buriya numvise ukuntu avuga, agomba kuba nta n'ijambo na rimwe yari azi mbere y'uko wenda aza hano. Biriya byo kuvuga cyane, ntabwo ari cyane, ntabwo ikinyarwanda cyane kibaho. Icyo ni ikinyarwanda cy'ahandi, cyo hanze y'imipaka, bavuga cyane, urabyumva? Cya na ca murumva itandukaniro? Nta cyane, keretse uvuga gucana, to light fire, then uvuga gucana. Ariko ibya cyane ni cyane. Hari abandi njya numva bavuga ntago, nta ntago ibaho, ni ntabwo, bwo, urabyumva? Ni ntabwo. Cyangwa abandi bakavuga ngo guhereza, ngo namuhereje, yampereje. Urwo ni ururimi rundi rw'ahandi rutari urw'ikinyarwanda. Uvuga guha umuntu, guha, mpa, namuhaye, ntabwo ari namuhereje. Icyo ntabwo ari ikinyarwanda, ni ikinyarwanda cyahinduwe gituruka hirya no hino hanze y'u Rwanda. Guhereza, nta guhereza. CDS nabikubwiye, mujye mwigisha ikinyarwanda no mu forces zacu na IGP n'abandi, indimi zivugwa mushaka kubigoreka kubera ko ashaka kumvikana muri ba bandi ba vibes, bamwe bakunda vibes. Icyo ni ikindi kibazo, ntabwo nakijyamo, ariko bajye banoza. Ariko numvise mubagejeje kure, numvise bavuga, bazi no gusakuza, ndetse banza bazi no kwivuga. Nigeze kumva ibyo wavugaga mu kanya, kwivuga murabizi? Baze kumenya ikinyarwanda biragenda biza, ubwo mukomerezaho. Ibyo rero reka mbishyize uruhande. Ibijyanye n'itorero mwabivuze, murabyumva, ni byiza. Itorero ibereyeho kugira ngo abantu, cyane cyane igihugu cyacu, nitwe bireba, nitwe twabihisemo, abantu bahure, bige umuco, bige indangagaciro, bige ibintu byinshi bitegura abantu guhangana n'ubuzima butandukanye aho waba uri hose ku isi. Ugahangana n'ibyo ushingiye ku muco wahawe n'igihugu cyawe. Umuco burya umuntu, umuryango, igihugu bibaho bishingiye kuri kamere y'uwo muntu
umuryango n'igihugu. Ibyo rero kugira ngo bigende neza ndetse bigirire akamaro abantu ku giti cyabo, bigirire akamaro imiryango, bigirire akamaro igihugu, bibamo inyigisho, bibamo ubwenge, bibamo kumenya. Abantu bose bavukana ubwenge. Ku bwenge ukubakiraho kumenya. Ubwenge bwaba bukurimo butuma umenya iyo ushakishije kumenya. Nanone kugira ngo bifate biterwa n'abantu guhitamo. Urahitamo. Ni nk'uko mwahisemo kuza hano. Ubu mwaje hano kubera ko mwahisemo. Hari icyo mwashakaga. Ntawabakoreshejeho ingufu kugira ngo mube muri hano. Nimwe mwabihisemo muraza. Ufite icyo mwashakaga. Uko gushaka rero mwashaka kumenya. Mwashaka kumenya ibibareba, ibireba abantu n'ubuzima bwabo, ibireba umuco, ibireba imyifatire ituma abantu batera imbere uko bikwiye. Amajyambere. Ikindi kugira ngo ibyo bifate bigirire akamaro imyifatire navugaga, kugira ngo abantu bose mu ndimi zose iyo uvuze discipline barabyumva. Discipline ni ngombwa. Discipline niyo iguhitishamo icyo ushaka n'uko ugikora n'impamvu. Ndetse discipline ikakuyobora, gatuma muri kwa guhitamo ugira ibyo uhitamo bizima. Kubaha, kwiyubaha, na kwa gushakisha kumenya. Discipline iyo ufite ubumenyi byongera agaciro kuri bya bindi wamenye. Discipline ni ngombwa. Discipline ituma utava ku ntego ngo ujye mu bindi bintu harimo noneho nibitakubaka ahubwo bishobora kugusenya. Discipline ni ngombwa. Buriya niyo mpamvu no kuza kwigira hano muri aya mahugurwa muri iri torero, uko mumeze uku, ibyo mwavuze mwize muri hano ni iki, ni ibigushyiramo discipline. Ubishaka rero bimugeza kure. Ubisuzuguye ntabikurikize uko bikwiye, wenda bikugeza hafi bikarangira. Ariko discipline cyane cyane mukiri batoya mwebwe rero. Iki gihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda
cyavuye kure, kirimo ibice bitandukanye. hari u Rwanda rwa mbere y'ubukoloni, ndetse uru Rwanda mbere y'ubukoloni njye nibwira ko ruruta u Rwanda nyuma y'ubukoloni, aho ubukoloni bubereye. u Rwanda rwa mbere y'ubukoloni ruruta u Rwanda rwo mu bukoloni, kuko ubukoloni bwaraje buhindura abantu, biriya byose Imana yavugaga cyangwa abatugejejeho byinshi batugejejeho, umukobwa n'umuhungu, biriya byo gusakuza, byo kwivuga, byo guhiga, biriya byubaka abantu. ubukoloni bwaraje burabisenya. turabyemera, ibintu byiza nk'ibyo birabura, tujya mu bindi. ibyabo baje kudukoloniza. hanyuma rero ubukoloni nabwo bugira igihe cyabwo, burarangira, ariko burangira mu gice kimwe, buhindura isura, burakomeza, ariko bukomeza muri twe, bukomeza mu banyarwanda. abanyarwanda bakajya aho mukuriye, uko mungana, uko murabizi, mujya mubibona amatariki runaka, kwizihiza independence, ubwigenge, tukabyina, ariko iyo usesenguye neza n'ibintu byinshi, no muri uko kwishima, muri uko kubyina n'iki, akenshi abantu bavuye kuko abanyarwanda bishimaga, ukwishima bagushyiramo ubukoloni, ibyo bwabasigiye. ibyo nabyo reka ndeke kubitindaho. ubukoloni nyuma yabwo ibyabaye murabizi, n'ibyo byabayemo. ibi minisiteri irebana n'iby'ubumwe, ubumwe tugerageza kubaka bwasenyutse icyo gihe cy'ubukoloni. noneho rwose gusenyuka bishimangirwa n'abagiyeho abayobozi bikurikira ubwo bukoloni. ndetse hanyuma habaho kwibohora, habaho liberation, nayo mwarayumvise. bamwe muri mwe yatangiye cyangwa yabaye mutaravuka, mwavutse muri liberation cyangwa ikimara kuba gatoya, abenshi hafi mwese. mwebwe rero urubyiruko, mwebwe mukiri bato, mufite kubifatira aho mubisanze. ubu navuga ko igihe ni icyanyu, ni mwebwe turiho tureba ubu. twebwe turabyina tuvamo. iyo ubyina uvamo rero, uribaza uti ukurikiye ninde, ameze ate?
sibyo? Yes. Twebwe ubwo tubyina tuvamo ariko tureba imbere yacu tuvuga ngo ariko hameze hate, hazaba hate, hazabeshwaho nande. Icyo gisubizo ni mwebwe, mwabyanga mwabikunda. Ni mu byanga rero imbere hazaba habi, ndetse namwe mwabyanze bibagireho ingaruka. Kubikunda ni mwe mu bifitemo inyungu, nubwo abazaba bagiye iruhande icyo gihe batwebwe, natwe tuzaba tukibifitemo inyungu. Tuba tureba ngo aba bana bacu tubasize he, tubasize bameze bati, barakomeje inzira nziza bavukiyemo, ababyeyi babo babasigiye, cyangwa se byose byakozwe byapfuye ubusa. Byarashoboka rwose gupfa ubusa. Abantu babohoye igihugu, shyiramo politike igarura abanyarwanda hamwe, politiki ijyanye n'amajyambere, u Rwanda rugatera imbere rukareka guhora ari urukene rusabiriza. Byinshi. Ubuse mwebwe muzabireka bigire bityo bibagwe hejuru? Ntimuzabikore rwose, ndabasabye. Muramenye mutazakora ishyano. Isi kandi niko ihora iteye. Isi izana ibyayo, izana ibyiza, ndetse kenshi izana ibibi. Iyo izanye ibibi rero igasanga abantu bari aho batagira disipurine, bihebye, badashaka kugira icyo bakora, bibera mu iraha gusa, ntabwo bitinda bya bindi byubatswe kugira ngo bigwe hejuru y'abantu. Ntabwo bitinda rwose, kuko genda bivuga n'abandi barabizi, namwe aho mugeze mu myaka murimo, nubwo muri bato, aho mugeze n'izi nyigisho babaha murabizi, mumaze kubimenya, muzi aho u Rwanda aho rwavuye, aho rugeze, n'ukuntu byashobotse kubera ko ibintu byinshi, bwa bushake, ya disipurine, ibikorwa, guhangana n'ibibazo bishobora gusenya abantu bakazimira. Twabinyuzemo rero, kandi ntabwo ari uguhanura, ntabwo mvuga ngo bishobora kuzaba igihe kizaza. Mfite reference, twabinyuzemo. Ntabwo muzi abantu twatakaje. None se biriya umuntu yabisobanura ati? Abantu miliyoni y'abantu igira itya igatsikira ikarimbuka, ukavuga ngo it doesn't matter who did it or who did not do it. The question is why did it happen to us? Kuki byatubayeho? Kuki ari twe byabayeho?
ibyo rero byavuyemo isomo ritubwira ntabwo ibyo kuvuga ngo imbere ushobora guhura n'ikibazo ntabwo tujya kubishakisha ahandi kuko twe twahuye n'ikibazo ahubwo twahuye nacyo turakizi iryo somo ry'icyo kibazo twahuye nacyo cyarimbuye u Rwanda turyumva dute twarivanyemo iki ritugeza he hari ubwo nibwira ngo impamvu mwahisemo kuza hano mwebwe mugomba kuba hari ikintu mwumvaga muri iryo somo harimo ayo mateka avuga ngo aho dukomoka iwacu muri karande yacu ibi byabaye bitagombaga kuba ariko muzi ko byasubira noneho mukavuga ngo ntabwo bizasubira reka tugende tujye hariya badusobanurire iby'ayo mateka badusobanurire igihugu aho gikwiye kuba kijya n'ukuntu cyahagera n'ukuntu twakumira ibyo byabaye ngo bitazasubira niba atari ko mwaje ndabibatwerereye I want to imagine ngo nicyo cyabazanye so grab it and run with it don't waste time muvuga uti burya nibyo nkiri umwana nkamwe muri abana njye niko nagiye muri ibi bintu ariko uko nagiyemo niyo mpamvu nshatse kuvuga ngo hari n'abatabizi uko nagiyemo hari ikintu kikujyamo kikakurya kikakuzengereza ugashakisha ariko niki nagira nti utaracyumva neza icyo ari cyo njye ntabwo nagize amahirwe yo guhera nk'aha ngaha muhereye mwebwe yo kubabwira ngo ariko hano hari itorero mu itorero bagira batya nta torero nigeze njyamo itorero nagiyemo aho narigiyemo nabwo narigiyemo rimeze ntabwo ryitwaga itorero naho ndaho nshakisha ariko hari ikibazo ntiyagira ati uraho ushakisha ngo ku gihe cyari kirimo abandi bantu bari mu byabo ndababwira nakuriye